kumwitura inabi uri kubimbwira ngo mufashe nyine buretse ubyumve basubimenye mbimenye bimfashe iki ustekereza ko naba ntarabibona nyine ko bikuvuga ngerega oya ngiye nkoresha social media ntago naba ntarabibona ahubwo ikibazo kuri kubimbwira uragira ngo mufashe muvure muha amafaranga ajye kwivuza uri kubimbwira kugira ngo mukorere nuzongera kumumbwira turi mu kiganiro si ukuvuga inzika nose uri kumumbwira muvuze mufashe iki muri byose none se ndavuga ngo yihangane ikiganiro narakibonye ndamwihanganije se ngo bigende bite umuntu niba atajya amamagara tutajya tuvugana nta kiduhuza uri kumumbwira ngo bigende bite Farida we mureke ubu ngo ufite ibibazo byanjye urase buriya yarwarara ariko urasetsa arwara reka njye biriya ntabwo nabyemera wenda ashobora kuba yarakubwiye ati ngwino wenda untabarize ndarwaye ariko njye ntekereza ko wenda ashobora kuba atarwaye nese ntago ari umuntu umwana ako ni gute wambwira ngo umuntu ararwaye umuntu wari wisize ziriya make up amwira ko arwaye gute reba irashuka yararimo rebera kiriya gitanda ararwaye ariko murasetsa mwihorere nyine Imana imurebere nyine kimukwiriye njye nta kintu navuga uriya mukobwa arwara siko umukobwa ameze nk'ibuye ntago yarwara pe bivuze nyine ntago bwemera karwaye wowe uretse no kuvuga ngo njyewe nundi muntu wese abashije kwitegereza ahantu uriya mukobwa yari aryamye n'uburyo ki yavugagamo amagambo ntago uriya muntu arwaye pe wenda we yaragukinisha arakubeshya ati ndarwaye ariko ntago arwaye ni muzima kazi bakunzi bacu rero mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza ko twese dutangiye umwaka tumeze neza ndetse mbwira naho utameze neza gukomeza kwihangana kugira ngo nyine kuko ubuzima niko bugenda nyine reka nizere ko rero mwese abari mu bihugu byo hanze ndetse n'abari mu Rwanda mwese mukomeje kugira ibihe byiza uyu munsi turi kumwe na Samantha ngira ngo twaherukanaga raceho iminsi ariko hari ikiganiro mperutse gukora cy'umwana yararwaye rero uyu munsi namuhamagaye ndavuga nti ntago derukanye nta makuru y'umwana mperutse ndetse n'amakuru yabo mu rugo n'umutware reka tumubaze uko ameze ndetse n'umwana uko amere ko duherukana umwana yararembye yararwaye ari mu bitaro niyo mpamvu tujye kuganira kugira ngo atubwire uko umwana amerewe muri iyi minsi Samantha tuguhaye ikaze ma murakoze cyane kongera kumikaze ikindi tutarakomeza yambaye nk'umubyeyi nibwo bwa mbere wambaye igitenge uretse se mbese siki atamufatire nta kintu na kimwe ushobora kwibagirwa ibintu byose ni ukuvuga abantu bakuzi bya bindi bya bitambaro byawe bya bingutiya byawe uyu munsi wambaye akariba wadodesheje gashyashya n'udukweto wanateze n'akameta igimeta jya ugira utya uva wagira kaguhinda we yafatisha akaboko mikoro akambaye impeta jya ubigaragaza utazi ko nyambaye jya ubigaragaza babibone n'ubundi nta utazi ko nyambaye ko sinayisiga rwose Samantha rero murabona ko yabaye umugore rwose mu gitenge kiramubereye bura ntawe utaberwa wabaye umugore nyine turagira mbivuga gute ubundi umuntu wese wabyaye aba ari umugore kandi urabizi ko nabyaye kera ubu rero ubugore buragusa hari unose wambaye pano cyabyiza zangutiya umuntu yamenya ko uri umugore uri umugore wambaye igitenge cyiza urasa neza agakwita k'umweru akavirine uraryoshye uryoheye ijisho iyo utaza kuba umunyamakuru byari kumbabaza rwose kuko ebana urabifiringa rwose gusa nanone hari umuntu ushaka nyine akajya mu rugo ukabona aracyari wa wundi ukabona nta kubyibuha umubyibuho wariyongeye aka kubyibuha ngiye ko n'ubundi sinigeze se mbona mbona agiye nananutse cyangwa ugeze mbona ari muto kuva twamenyana oyanjye nta wese nagabanya gute mu gihe urya ibikoma nkibinywa rwose nta kuntu nananuka ngo bishobore ariko wenda munsi umwana wanjye yacutse shanza yasubira kuri taye nago bikoma mana twari n'igihe nk'ibikoma no kurya bikananira shama bikoma nibyo rwose rero urasa n'urugo nyine ubundi ngo umugore mwiza agaragaza urugo ibyo no kubeshya uretse wenda kuba wenda uvuga ati wambaye neza agaragaza kurya uretse kuvuga ati wenda wambaye neza ubundi hari ikidasanzwe uko nanganaga njye mbona ari ukunguko nta kintu nigeze mpinduka ukenda ukuma ku buryo umuntu mwase wakana sinyananuka nacyagenda mu bibazo sinananutse wenda nanuka ubungu cyakora ufite umubiri ibintu byo kunanuka rwose reka amakuru y'iminsi se Samantha turaho turashima Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byiza no mu bibi mujye muhora mushima si neza cyane ariko aho Imana igejeje ikora nyine tubaye tuyishimiye murashima iminsi mikuru se yagenze ndumva duherukana itaraba
iminsi mikuru yagenze neza nyine urebye nta kibazo cy'iminsi mikuru byabaye byiza uretse nyine kuri ubu ngubu ko umwana akirwaye ariko nta kindi kibazo urebye. ubushize n'ubundi wari wambwiye ko umwana arwaye tubona n'amavido ari mu bitaro kugeza ubu umwana ameze gutagiriwe kuki? urumva aracyari kwa muganga nk'ubu ngubu urumva nuko narinje mu rugo hari ibintu nari ngiye gufata twari twavuganye ko hari ikiganiro nashyize hejo kuri channel yanjye mbona abantu bari kumbaza uko umwana ameze n'iki ariko mbura uko mbasubiza nyine ko nta mwanya wo gukora ikiganiro nari kubona ariko umwana aracyarwaye aracyari mu bitaro ubu ngubu urumva nari musigiye papa wiwe kuko noneho no konka nari kubishobora ndamvuye ngo ndaba muri hafi cyane umusigiye papa we nari ngiye kuzana imyenda mu rugo ndavuga nti ndaca hano nkwitabe mvugisha n'abafana bumva uko bimeze n'uwaba yashobora kuba yatugeraho kuko turwariye Kacyiru akaba yasimbuka akatugeraho watugezaho ako gakoma nukuri ni karibu ariko nyine abantu ntibaterere ngo bumve ngo umwana yarakize n'iki yego nda nta kirembye cyane nka mbere ariko nubundi baracyari kumwongerera umwuka abaganga bacyari kumukurikirana kugira ngo turebe ko hari ikimana yakora. Yego abantu bakomeze badusengere nyine nubundi n'inkunga z'uburyo bwose zikomeze zitambuke. ugereranyije ubu ndumva agiye kumara ibyumweru 2 mu bitaro si bigenda gushira ibyumweru 2 bigiye kuzura ugereranyije ko ari amezi cyagihe mbere n'uyu munsi byibura abaganga bakubwira ko hari indi mpinduka nyine ari koroherwa cyangwa hari igihe kizagera bakabasezerera ku by'umuntu avuga ati wenda umwana arembye ariko ari koroherwa byibura mu minsi amaze mu bitaro. abaganga nabo rega hari igihe baba babona umwana arembye bakanga guhita babibwira ababyeyi kugira ngo wenda badahangayika cyane gusa batubwira ko bari gukoresha imbaraga zose zishoboka ngo bamwiteho ariko ukurikije uko twaje ameze kuko tuhagera byari bimeze nabi cyane bikabije bamushyiramo kari akantu ko mu mazuru agahita bicomokoramo kubera nyine abana bageze ari abakubagana birangira bamushyizeho ruriya rero rufata hose ariko urumva uko biri nyine ubu urabona ko nyine harimo akantu gakeya k'impinduka kuko wenda ubu ngubu umuntu arimo arashyira amata muri bibero akamuhereza nyine ukabona nkweyeho kandi ubundi imbere ho ryari ibere gusa nta n'ikindi kintu cyo ku ruhande wamuha kubera ko atagikunda konka urumva ko arasonza akanywa amata. ubwo rero urumva hari akantu nyine Imana yunzemo nyine ko kumworohereza ariko nuko abantu bakomeze badusapotinge tukomeze tubona amafaranga y'imiti kuko iriya miti urumva ngo bakwandikiye imiti hari mu bitaro by'abana bisaba ngo umuti wose bagiye gutera umwana uwishyure mbere nuvuga ngo bakwandikiye wishyura mbere cyangwa barayitanga mu bitaro urumva nkatwe imiti bari kumukoreshaho turi kwigura hanze ntago wayigura mu bitaro kubera ko hariya imiti ihenze ntago kuri mituweli bakemera kuyiguha bahita bagusaba kujya kwigura hanze ukayizana bakayimutera nuvuga ngo uko utinda kuzana imiti rero niko umwana arushaho kuremba reka baramwihorera nuvuga ngo uko utinda kuzana iyo miti niko umwana aremba mu rwego rwo kugira ngo umwana wataremba rero ubu ngubu nyine ukoresha uburyo bwose bushoboka cyo kora njye ntagiye kubeshya abantu amafaranga ubukwe bwaragiye buratunyunyuza dukoresha amafaranga na bya bindi nyine ubutaratekerezaga bikagenda bizamo kugezaho twagiye mu bitaro amafaranga yose twari dusigaranye arashira pe niyo mpamvu nje no gukora iki kiganiro kugira ngo umuntu wese uri bukirebe agerageza dufashe ubu ngubu ejo bundi hari imiti bari bamwandikiye y'ibihumbi 60 twagombaga kugura hanze muri farumasi tukayizana bakayimutera ubu ngubu twarinze gufata igikoresho kimwe cyo mu nzu turakigurisha igikoresho cyo mu nzu kugira ngo turebe ko tubona ayo mafaranga y'imiti umva rero ntago byoroshye pe ko niba ubu ngubu niba bari bwongera bakatwandikira indi miti tutari bubone ubushobozi bwo kugira ngo umwana aducike tumureba ibintu byose byo mu nzu twabigurisha tukazaba dushaka n'ibindi nese byagenda bita niba twarafashe televiziyo tukayitanga ubwo urumva ubutaha tuzakurikizaho radio n'udutebe n'iki ariko umwana tugiye tubona uko tumuvuza iyo umuntu rero agurishije igikoresho cyo mu nzu kugira ngo agure ikindi shaka reka nkubwire nawe ibaze ku mwana wawe wibyariye kubona nyine abaganga bakubwira yuko nutinda kuzana imiti urasanga ashizemo umwuka warangiza unguricaye ngo ufite ngama televiziyo nicyo uzabireba se umwana wawe yamaze kugucika nta kintu na kimwe utakora ku mwana wawe giye ubwo nyine umugabo urumva ntari kujya mu kazi kuko umwana ararembye pe turi kumwicaraho twese kwa muganga yaba naniwe kumufata nanjye nkagenda nkamufata gutyo umugabo nawe ntari kujya mu kazi nta kazi ubwo rero urumva ntabwo ari gukora none se harya ubwo nta wundi muntu mwene wanyu uri nacyo umugabo wabafasha uriya mwana rero ikibazo yemera papa we wenyine nanjye ntabwo uko kuninga umuhaye nk'undi muntu wo ku ruhande ntabwo amwemera ubwo papa we niwe muntu aba ashaka kamufata cyangwa se njye
ubwo nta wundi muntu rero ajya yemera kuvuga rero ngo papa wiwe ngaragiye ngo iki urumva ni ibibazo kandi papa wiwe nawe urumva kubera biriya bintu by'amakwe twari turimo n'iki nawe ku kazi urebye bari bamusimbuje bashyizemo undi baravuze ati se urumva umuntu ari kwitegura ubukwe ntago bari kumuhereza uruhushya rw'iminsi ingana kuriya ariko azagasubiramo basi cyane ubu ngubu nyine azashaka kandi cyangwa ajya atera ibiraka ariko ubu ngubu urumva nta kazi rero ubu ngubu ikintu kinzanye ahangaha si iki si ukuvuga ko ari amahoro si ukuvuga ko ari ibyishimo ahubwo ndavuze inteka nsimbuke inze dukora ikiganiro ntangariza abakunzi bacu n'abafana uko ibibazo bimeze niba hari umuntu wabona icyo adufasha ni ukuri n'ubundi mwaradufashije mwabaye inshuti z'umuryango nyine mwadufashe muri bya bibazo byari bikomeye tutari kwifasha ntago rero ahangaha finally turwaje umwana dufite ikibazo cy'umwana aribwo mwananirwa kudufasha cyokora umugabo yari yambwiye ati inze nkora icyo kiganiro nyine ubwo naje atanashaka no kubyumva ngo ibiki arambwira ngo ngo ni mfate ziriya ntebe nzifotore ngo nshake umukomisiyoneri ngo tuzigurishe ubwo nyine ubwo umwana nyine byibara tubona yakize nishaka inzu izabisigayemo ubusa tuzahera hasi nta kuntu si byagenda bitekeye urumva umuntu nyine aramirwa n'icyo afite ariko iyo ufite abantu baragufasha nyine ngewe ariko nizeye ko abantu baradufashije batwereka urukundo n'uyu munsi ni ukuri inshuti z'umusaraba nimwongere mudufashe abadusengera bongera amasengesho ariko nawe ufite mu bushobozi bw'Imana yaba yaraguhaye udufashe tuvuze umwana kandi umwana wacu nakira tuzazanga dushime Imana dushimire n'abantu kandi n'abakeneye kudusura ni karibu rwose mugombe mudusure no kwa muganga nyine muri ko bimeze umuntu ashaka kwibaza se urumva asima ubundi umuntu ngarayivukana wenda nuko atinda kubimenya kuva yavuka nibwo mumenye ikibazo cyasima cyangwa mwari mutuye mubizi kandi icyo kibazo ntabwo twari tubizi ahubwo yajyaga arwara nyine ariko nyuma nyine yuko mubyaye ntabwo yigeze arwara akivuka ahubwo urumva nyine urabizi ko ari ibintu bije vuba byatangiye nyine umwana ari inkorora ariko inkorora igahita izanamo n'ibicurane nyine ukumva ari gusemeka ukajya ubona no guhumeka ukabona nyine umutima urimo uratera cyane no mwana ashobora kuba arwaye impita mujyana kwa muganga nyine biraho mujyana kwa muganga ngezeyo umuganga abonye ukuntu umwana ari guhumeka ahita ambwira ngo nimuryamishe ku gatanda ahita yambara ibipimo ahita ajya kumusuzuma amaze kumusuzuma ahita avuga ati mu muryango wanyu hari umuntu ujya urwara sima mba ndamubwira narari kuko umusaza wanjye mukuru w'imfura yarapfuye kandi yapfuye mu kwa kabiri k'umwaka ushize kandi yapfuye yishwe na sima ndamubwira ni turamufite muri famille rwose wapfuye aziza sima ngo asima rero ku muganga atasima irakurikirana cyane bigenda mu miryango ngirakurikirana kuko umuganga yabaye akibona uko nari guhumeka insigane ahita ambaza ngo muri famille yanyu nta muntu ugira intuzi ugira ikibazo cya sima Mana numva ubwo buranyishe nyine ariko batujyana muri labo kujya kumufatira ibizamini bahita basanga harimo n'amasinezite ubwo rero indwara nyine itangira gutyo cyo ko muganga arambwira ati nimujye mubona adahumeka neza cyangwa se hari akamenyetso gato mubonye mujye muhita mumunyarukana hano bahita bamushyira ku mwuka mutazamutindana ugasanga heza umwuka muri mu rugo ubwo nuko byatangiye bwa mbere twaragiye tumarayo iminsi 2 birarangira ubundi dukubitayo icyumweru noneho ubu ngubu ho noneho ndabona ari ibibazo gusa Imana ishobora byose yadukoreye ibya mbere ntago ibingibi ari byo byayinanirwa nize nashidikanya ko Imana izamukiza gusa kuba mu bitaro bisaba amafaranga shake n'amafaranga nubwo arwaye hari utuntu bagomba gushyira mu ndakarye sha n'amafaranga ke ikindi ahantu mutuye kugera Kacyiru mutegesha ngaye buriya dutegesha moto y'5 kugerayo nyine kuva mu rugo ugera Kacyiru ni 5 ubwo kugenda no kugaruka cyangwa kugenda gusa kugenda no kugaruka ni 3 hari na retro ni 3 ngaho ibibazo ayo mafaranga kandi byanze bikunze mama ugomba kurya umuntu muri haba agomba kugemura biragoye cyo kora papa wiwe ntakirya kubera agahinda baramurera gusa bumuzana ibyo akakubwira ngo mvana imbere ariko ubu ngubu ujya ntago ndi kubabazwa nuko ibintu byo mu nzu bigiye gushiramo tubigurisha kugira ngo tugure imiti y'umwana ahubwo ngiye ndimo ndabwira Imana ni basi Imana mfashe unyiriza umwana byibura umwana akire utuzashaka ibindi kene se umwana yakiza ameze neza nago wahiga ibiraka n'ubundi nko nari nsanzwe mbihiga tukabona amafaranga tukishyura ahubwo ikibazo no kubigurisha n'umwana atari gukira nicyo kibazo gusa asimira kira niba sinzi nibikira ngewe nagerageje kubaza umuganga arambwira ngo uko umwana agenda akura nyine bigenda byoroha ngo biroroha yarambwiye ati bunagira nk'imyaka 2 nagazaba akirwaragurika nyine nkuko bizagabanyukaho nyine byibura nka 50% nicyo cyizere yampaye niba ari icyizere niba yaragira ngo wenda ncogore gusa yarambwiye ngo umwana nageze imyaka 2 kuzamura
ngo ntago azajya akomeza kurwara nk'uko arwara. gusa ikintu nzi kuri asima bisaba kumurinda imbeho. Ego ubu no kuri rya zuba ricanye rimwe ri gutwika abantu muganga yaratubwiye ko agomba kuzahora yifubitse. Umwana agahora yifubitse. Yaratubwiye tujye duhora tumufubitse kandi tukirinda kumuha n'ibiryo bikonje, mu ibyo kunywa bikonje, ibintu by'akazu yazi nyine bishyushye mu gake. Ubwo niyo condition turiho. N'abantu mwe rero wa mugani uva mu byiza, hari igihe ubundi bavuga ngo uva mu byiza uva mu bwiza ujya mu bundi, ariko hari igihe uva mu byiza ujya no mu bibi. Nukuvuga niba Imana yakoze ibitangaza ubukwe bwa abantu bavumiraga ku gahera kugeza kuri uyu munsi burabaye turashingiye bigenze neza, ariko hashikigeragezo nyuma cy'uko umwana arwaye, kandi umwana nawe nyine agomba kwitabwaho agakira. Rero niyo mpamvu wa mugani Samantha avuga ati abantu batubaye hafi muri cya gihe bakoze ibikomeye. Noneho iki kibazo kije cyo nagatonyanga tugeranyije n'ibyo mwakoze, nagatonyanga mu nyanja. Dukora ikirero kugira ngo dufashe uyu mwana n'ukuri icyo umuntu afite. Ubu hano n'ubufasha turi kwaka, noneho nago tubijya kubica n'ukuri pe, uko biba byanze. Hari umuntu ushaka kureba uko umeze akavuga ati Samantha umeze kuri usakuriye burabuza amafaranga. Nkuko nyine abantu nyine babona ibintu bitandukanye, bakareba inyuma ariko batazi ku mufuko uko uhagaze. Kureba inyuma nyine Samantha sigaye asa neza, Samantha sigaye yambara neza. Aseke bundi kwambara neza. None se nyine hari abantu babihuza akavuga ati hari abantu babihuza, ariko se umugeni nyine iwabo baba bagomba kumwambika, baba bagomba kumwambika, ariko si babivuze ngo afite amafaranga. Ubu se ubu wansura mu nzu hari televiziyo yabona na flash iriho ubukwe ntibitse, ntitwayibitse kubera televiziyo twahitanze. None se ubu wakishimira kugurisha ibintu byo mu nzu nta kibazo ufite? Ntabwo bishoboka. N'umuntu nyine wumva ubishidikanya hazadusure kwa muganga, nukuri arebe niba hari nicyo yadufasha bazadusura, ariko nawe udashoboye kudusura ufite uburyo bwinshi wadufashamo, kandi nukuri Imana yaguha umugisha. Kandi umuntu ufasha ntago ugaya. Oya ugaya. Oya rwose. Icyo ubonye cyose urakira. Cyane rwose. Ushaka kuvuga ati niba muri kwa muganga mundangire ejo nzagemura. Ejo ukaza kugemura akavuga ati ipura ya saa sita ejo Samantha nzamugemurira. Naho ubufashije. Cyane n'ukuri pe. Ntabwo bwose ari amafaranga, ntabwo ubufasha bwose ari kuvuga ngo urohereje. Ahubwo cyangwa se unamuhamagare umubaze uko umwana ameze, umuhamagara umusengere. Njye mbona muri comment abantu benshi bakunda gusenga. Cyane nanjye hari abantu benshi bajyaga banyandikira ngo urumva ngo nta kintu dufite, ngo njye nkanjye nta kintu mfite, ariko rwose nakubeshye ngenda gusengera Imana igukiriza umwana. Ngo abakubwije bati nta kintu mfite cyo nagufasha, ariko basi mu bushobozi bwanjye ngiye kugusengera. Ariko ntibikuye erega ke hanga hari abantu bafite amafaranga, ntituzabone nyine wenda ntayo dufite ngo tujye ngo hari abantu bayafite. Ahubwo wowe ufite uburyo wadufasha mu gukora ku butunzi Imana yaguhaye udufashe. Erega ke umwana wanjye yanakize, umuntu ashobora no kumbwira ati ngiye wenda sinyaguhaye ngiye kukuguriza 100,000, ngiye kuyakuguriza, ariko umwana nahakira uzashaka akazi ukore unyishyure. Oya nubwo utagasha upfa kumwishyura umwana yakize nahagenda nkashaka n'akazi ngakora amafaranga yamwishyura, ariko byibura tukarakora ubuzima bw'umwana. Nicyo kintu ngiye nifuza. Ubu udashoboye kumfasha basi byibura ngurize nge nzayamwishyura. Ashaka kino kiganiro akavuga ati se nanga umuntu wende ubishaka akavuga ati nanga habura akeneye kugira ngo unavuge. Oya urumva umuntu yagufasha bitewe n'amafaranga. Ushobora no kuvuga ati wenda ngenda kuguriza 50,000 cyangwa 100,000, kuko urumva niba tukiri mu bitaro ntituzi ngo tuzataha ryari, kandi umwana akeneye imiti buri munsi, natwe dukeneye kubaho buri munsi. Niyo bibaye ngombwa ko njya kuzana imyenda mu rugo nabwo ni transport ndatega, ibyo byose n'amafaranga. Ahubwo umuntu wese ufite wenda umutima wo no kukuguriza yavuga ati wenda nge nzabona yangaya niyo ngomba kukuguriza kandi ugomba kuyanyishyura. Ariko nukuri ni mumfashe pe. Ibaze ko bansize umwana kwa muganga nkaba nemeye kuzanga mu kiganiro, murumva ko ari ibintu bitoroshye pe. Ubwo nyine biba byanze nkavuga neka nze mbwira inshuti zanjye rwose zirebe ukuntu zabigenza. Kandi warabivuze ubushize uravuga uti nanjye umuntu nzi wambaye hafi mu bibazo nabayemo, nanjye mu byo sinzabura. Yego nukuri. Uzagira ikibazo nanjye yarambaye nanjye mfite ububasha rwose. Uko ameze kose uramufasha kuko nawe aba yaragufashije. Gusa hagati aho turanashima nyine ko wanakize. Hari abantu benshi bavuga ati se Samantha yararwaye azakira gute? Imana yakoze ibyayo nyine muri cya gihe yarwaye, koze ibikomeye, Imana ikora ibikomeye, ndetse namwe murabikora. Hari abantu benshi mwagize icyo mukora abasha gukira. Nyine niko bigenda nyine. Uburyo Imana ikigufiteho umugambi ibintu byose biba mu masegonda. Gukira Imana igukiza mu minota cyane. Iyo utari uwo gupfa njya mbivuga kenshi ubaho nabi ariko ukabaho. Gusa nanone kuri iyi nshuro nagira ngo nkubwire undi muntu navuga
Farida nawe rero agiye gupfa merewe. Oya Farida wimuvuga mbabarake wimvangira ibyanjye. Si Farida mwapfuye iki? Wenda nimva mu kiganiro. Oya wenda ninza kuva mu kiganiro. Urwangwa mwanga. Oya ninza kuva mu kiganiro niba ukeneye kubibwira abakunzi be. Inje kuva mu kiganiro waza kuza kubibwira abakunzi be. Ukaza kubibabwira niba ari bukeneye kubibwirana kuko njye ntago nkeneye kubyumva. Reka nkubaze yakemba barape. Ubu nyine mfite ibibazo byanjye. Uje kungerekaho ibibazo by'uriya mugome n'ubugome yankore n'ubuhemu yanyiritse. Nkubwira kumumbwiramo iki koko ke. Nyine umuntu niba kwituye nayo namwitura indi. None se ndamwitura nawe uri kubimbwira ngo mufashe nyine buretse. Ubyumve basubimenye. Mbimenye bimfashe iki? Ustekereza ko naba ntarabibona? Nyine ko bikuvuga. Ngerega oya ngiye nkoresha social media ntago naba ntarabibona. Ahubwo ikibazo kuri kubimbwira uragira ngo mufashe muvure. Muha amafaranga ajye kwivuza uri kubimbwira ko yamukoreye. Oya tubyihoreke nanjye buri wese abafite umusaraba we mfite ibibazo byanjye. Na wijya kungerekamo ibya Farida. None nawe wese umwangora. Ujye se kuvuga ngo kumwanga. Kubera ko niba udashaka no ntabwo nuzongera kumumbwira turi mu kiganiro. Ugira inzika sama. Si ukuvuga inzika. Nose uri kumumbwira muvuze. Mufashe iki muri byose. None se ndavuga ngo yihangane ikiganiro narakibonye. Ndamwihanganije se ngo bigende bite. Umuntu niba atajya amamagara tutajya tuvugana nta kiduhuza uri kumumbwira ngo bigende bite. Farida we mureke ubu ngo ufite ibibazo byanjye. Farida we bumwihorere rwose kuko kumumbwira bishobora gutuma ibibazo mfite numva noneho birushaho kwiyongera. Mwihorere peke mwihorere. Ariko nta nahahuriye n'ibibazo ufite nuko narinzi kutabizi. Uretse ko atari inshuti yanjye wenda ari nk'umuntu inshuti yanjye uri kumbwira byakumvikana. Uriya namukuye mu inshuti zanjye uri kumumbwiramo iki? Uri kumumbwira nk'iki niba atari inshuti yanjye? Ntago narinzi ko mwanganye bigezaho ngewe. Ntabwo ari mu inshuti zanjye rwose. Nta nubwo azabamo. Ego komana ntibizanabeho rwose. Ntushaka no kumenya. Nta nshuti y'indyarya nifuza n'undi wese uzaza umeze nkawe rwose simwifuza. Mwihorere rwose agume mu buzima bwe nanjye ndi mu buzima bwanjye bwiza bushyashya. Natangiye mureka rwose atongera kubivanga. Urase buriya yarwarara? Ariko ja. Urasetsa. Arwara? Cararwenda gupfa je bira ntago nabyeme wenda ashobora kuba yarakubwiye ati ngwino wenda untabarize ndarwaye ariko ngiye ntekereza ko wenda ashobora kuba atarwaye. Nise ntago ari umuntu umwana. Ako ni gute wambwira umuntu ararwaye umuntu wari wisize zira make up amwe akarwaye gute? Reba birashuka yararimo. Rebera kira gitanda. Ararwaye ariko murasetsa. Mwihorere nyine Imana imurebere nyine kimukwiriye nge nta kintu navuga. Uriya mukobwa nta arwara. Sura mukobwa ameze nk'ibuye ntago yarwara pe. Bivuze nyine ntago bwemera karwaye wowe. Uretse no kuvuga ngo ngewe nundi muntu wese abashije kwitegereza ahantu uriya mukobwa yari aryamye n'uburyo ki yavugagamo amagambo ntago uriya muntu arwaye pe. Wenda we yaragukinisha arakubeshya ati ndarwaye ariko ntago arwaye. Ni muzima. Farida ubwo ni muzima ubwo nibyo ntago watubeshya. Mbabajwe n'umuntu waba uri muramuremera ngo ajye kwivu. Uriya muntu koko wabonye arwaye wowe. Reba nyine kenye ashobora kuguhamagara. Ibyo uri kuvuga reba hano nyine cyangwa uri gushiramo nakakanje. Oya reba oya nago nyana agashyamo nge nanzikanye ngewe nshobora kuguhamagara ngo ati uzi nibindi. Ndarembye mbabarira uruze ngiye gupfa ubwira abakunzi banjye ni napfa bazamenye yuko nari indwaye. Wenda nge nkabikubwira nkube we nubimenye yuko ndi kukubeshya ariko nyamara nge nkubeshya. Uburyo yabikoze marabikoze nabi kuko twaramuvumbuye ko atararwaye. Reba iriya make up. Iriya make up se warwara kuri ufite iriya make up. Ikindi cya kabiri ni gute bambwira ngo umuntu aryamye hano nkaya ngo ararwa none se harani kwa muganga yarari nguko dore imbogo yapfuye muvuga ngo ningo yisize make up nanjye nari imfu ariko cyo nari nziza abantu barakize nta kibazo none se uriya waziziki azirikize wese nafite abana none se yaziriki ariko mana ubwiwe ubucakura afite n'ubugoma afite nago umwemera kuba hari umuntu wagira ikintu amutereza byibura ngo kinamufate reka reka nago shoboka imbaraga zari zifasha ubukwe buzazama abantu 400 bukazihagarika wowe uri kumva bwashobora arababeshya uriya mukobwa ntagarwa icyo cyo rwose nagihagararaho ngewe n'ubu ngumbi bishatse namuhamagara kandi nabimenya ko atarwaye tumureke wa mugani wawe sha mureke rwose kubera ko watuma mucumurira gusa Imana imworohereze kubera ko ariko nyine abantu babizi ko arwaye Imana imworohereze yego pe niba arwaye ariko ngewe nakubeshye ke ntuzongeye kumumbwira mu kiganiro yego pe ariko nabyumvisha aho bipfira twamenya aho bipfira ubwo naho umuntu yakwifuriza gupfa ko kamwifuriza kubaho nawe uri kugira ngo apfe oya ntago ngira ngo apfe ariko yiza kubeshya abantu ko arwaye nasabe mu bundi buryo ariko kuza kubeshya ubusara ni kwa muganga yatwerekaga ko aryamye ariko murasetsa
umutwara ameze aterata mu rugo mbo umutwara ameze neza kwa muganga nyuma yo kubana nyine ntago mwarimutse musigaye mwibara kwa muganga urugo rwo ntago mukirubamo reka buri ibyo kuganira ibyo mu rugo nyine tuzabiganira wenda mu kindi kiganiro mwararusubiyemo kuko turi mu rugo kuko ubu ngubu dufite stress turahangayitse tubanze turwane n'iby'umwana hanyuma mu bantu kugeza kuva nakora kira kiganiro cy'umwana ntawe uragira ikintu agumarira shahoya ahubwo abantu bashobora kuba barabonye ikiganiro wenda ntibambone bakavuga ati wenda bino bintu bishobora kuba wenda atari ibya kano kanya ari nk'ibyarangiye niyo mpamvu ngiye nizeye kugira ngo mbabwize ukuri kuko ngewe niba kiriya kiganiro nta n'umuntu wigeze cyo kora barambazaga ati umwana ameze ate no muri comment nkabibona ariko nta muntu wigeze nampamagara byibura ngo ambwira ati muri kubitara hagana henda mbagereho cyangwa se reka twohereze n'agasukari n'ikihoya ushobora kuba baragize ngo ni ibyarangiye ariko nagiye mbabwire ko ariko bimeze umwana ararwaye ukeneye kudusura cyangwa se kudufasha ni ukuri abikoreho pe ngaho agira ikintu ubwira abantu badukurikiye tugane ku musozo mbawe ikintu nababwira cyo ndabakunda cyane kandi mwanyeretse urukundo mu buryo bukomeye mwarasengeye cyane agiye mbona marikodi bansengera amamesaje ijambo ry'Imana mwarakoze mwambaye hafi abantwerereye mbese mu mbaraga zo mu ikofi no mu mbaraga z'amasengesho hose mwakoze iyo bwabaga mwanejeje umutima wanjye nyine mwanyeretse ko muri inshuti nziza Imana ibaha umugisha mwarakoze kandi ndakomeza kubashimira nyine no ku bindi byose mugenda mumfashamo mumba hafi n'inama n'ibitekerezo mugenda mungezaho n'ukuri by'agaciro kandi mbona n'uburyo mukomeza munsapotinga n'ukuri Imana y'amahoro igikomeza ibaha umugisha nanjye mvuge nti mukomeze nyine kurwaza ubukira kandi n'umutware birumvikana yagize navuga ko ari ihungabana kuba utarabanye n'umwana wawe n'umugore igihe mubanye nabwo hakazamo ikintu kibahungabanya hagati nabyo ni ikibazo mugatangira kurisha ibintu byo mu nzu ni ibintu byumvikana ko nyine haba hari ikintu kinini kiri kugenda gihungabana mu rugo gusa reka twizere Imana yakoze ibyahise Imana yakoze ibikomeye ndizera n'iki ngiki kitayinanira ndetse n'abantu burya Imana ikoresha abantu cyangwa igakorera mu bantu Imana ishobora kugusanga ikagira ikungura ku bushobozi wari ufite nawe ukagira icyo utanga reka twizere ko bizagenda neza ubwo tuzakomeza tubaze amakuru ku mwana amerewe umwana nakira tuzabamenyesha tuzafira mu kiganiro cy'ubutaha